nongeye kubaha ikaze inshuti bakunze babaho neza TV, nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza, nongeye kubifuriza gukomeza kubaho neza, nongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye mu mpande z'isi, aho muri mu bice bitandukanye, abari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari hano mu mujyi wa Kigali, abari mu bihugu duhana imbibi, abari Rwotamasimba aho ngaho mu ntara ya gatandatu, aho bakunze kwita mu ntara ya gatandatu, abadiaspora, aho muri mwese ndabasuhuje kandi mbifuriza kugira ibihe byiza. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo, bahaye ikaze aho muherereye hose, aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi, mwebwe mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, namwe musobanurira abatumva ikinyarwanda benshi, by'umwihariko abari muri Afurika y'Epfo, abari muri Canada, abari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Hari abacuti bacu bariyo bagenda baduha urutonde rw'abantu bagiye bafasha batumva ururimi rw'ikinyarwanda, yaba abazungu, yaba abirabura, yaba abarabu, yaba abametisi. Abo bantu bose batumva ururimi rw'ikinyarwanda, wowe ugira uruhare rwo kubasobanurira, wowe ugira uruhare rwo kubwira abandi ibyiza tuba twabateguriye, ni iby'agaciro kandi ndabashimiye cyane. Reka ngushimire nawe wamaze gukanda kuri subscribe cyangwa se abone, reka ngushimire nawe ufata umwanya ukandika ubutumwa bwawe, wowe ujya aho ngaho muri comment ukandika nawe ugatanga ibitekerezo byawe. Nshimira cyane namwe mwese mukomeje kutwereka ko turi kumwe. Rero nagira ngo nkubwire ko nawe niba ari ubwa mbere udukurikiranye cyangwa niba wajya kudukurikirana ariko wicecekeye, nagira ngo nkubwire ko ushobora nawe kutuvugisha unyuze kuri iyo nimero uri kubona aho ngaho imbere yawe. Ushobora kandi no kutwandikira ubutumwa bugufi, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp, ushobora kutwandikira kuri email yacu umutinyarwanda@gmail.com. ushobora no guca kuri Facebook page aho wandikamo naho Baho Neza TV ukatwandikira. Aho hose tuba duhari kugira ngo tugufashe, tuba duhari kugira ngo tugendane nawe. Ushobora no guca kuri IG cyangwa Instagram, hanyuma aho hose ushobora kubona nimero zacu, ushobora kubona uko twandikira, ushobora kutuvugisha. No kuvuga ngo izo social media zose ziba zihari kugira ngo tugufashe bitewe n'ikibazo ufite. Hari abantu benshi baba bafite ibibazo, hari ababa bafite ibibazo by'ihungabana, hari ababa bafite ibibazo by'uburwayi, hari ababa bafite ibibazo bafite uburwayi bwo mu mutwe, hari ababa bafite ibibazo baterwa na za karandezi wabo. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu byose biza bigahurirana ku muntu, nibyo Baho Neza igenda igufasha kugira ngo buri muntu wese abashe kubaho neza uko abyifuza, abashe kubaho neza uko yifuza kubaho, akabasha kubaho yishimye, akabasha kubaho nta kibazo na kimwe yumva umubiri ufite. Njya nkunda kubibabwira, mbabwira ko umubiri ni rwo ruganda, umubiri niyo soko y'ibi byose tubona. Ni ukuvuga ngo ibi byose tubona, yaba izi kamera, yaba izi za YouTube, yaba izo social media twirirwaho, yaba ibyo bintu byose tubona, byose bikorwa n'umuntu ufite umubiri muzima. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite umubiri muzima, uwo mubiri niwe ubasha gukora ibyo bintu byose, uwo mubiri niwe ubasha gutekereza, uwo mubiri niwe ubasha gukontorora ibyo bintu byose abantu bakora. Ni ukuvuga ngo rero iyo utari muzima ntabwo utekereza neza, iyo utari muzima ntacyo wa mubiri uba ukikumariye. Niyo mpamvu rero icyangombwa cyihutirwa no kubanza kwita ku mubiri wacu. Wa mubiri tukawuha ibikenewe, ubwo harimo kuwugaburira, harimo kuwuvura mu gihe warwaye, harimo gukora siporo, harimo byose byashobora gutuma umubiri wawe ukora neza. Ni ukuvuga ngo rero uwo mubiri ni wo ugomba kubanza kuwukoresha neza, hanyuma wa mubiri ukabasha gutuma utekereza neza no kugufasha gukora ibikwinjiriza, no kugufasha gukora ibintu bigufitiye inyungu.
hari abantu benshi birirwa mu kazi bakabwirirwa ugasanga ntibariye, bari gukora batariye. Hari abandi biyima ngo kugira ngo bazatere imbere, ugasanga umuntu inzara yaramwishe kandi afite amafaranga. Ni ukuvuga ngo rero buriya ikintu kiba cyihutirwa ni ukubanza kwita ku mubiri, hanyuma wa mubiri ukagira imbaraga zo gukora ibizaguteza imbere. Ntabwo ari byiza kwiyicisha inzara, ukarwara igifu, ukarwara amagufa bitewe n'uko utabonye intungamubiri, amagufa akamungwa, ugasanga wa muntu yakoreye amafaranga, ya mafaranga yose ayamariye mu kwivuza, ugasanga amaze umwaka mu bitaro cyangwa imyaka 2. Kubera iki? Kubera ko yashatse kugira ngo umubiri we awunanize, awukoresha agahato. Ni ukuvuga ngo rero iyo umubiri uwunanije ukawukoresha agahato, ukawicisha inzara, ni ukuvuga ngo wa mubiri uraguhombera. Uvuga ngo igishoro cya mbere aba ari umubiri. Ni ukuvuga ngo iyo umubiri wawitayeho, ukawuha ibisabwa, ukawuha ibikenerwa, uwo mubiri niwo ugufasha kugira gute gukora ibyo bizakugeza imbere, ibyo bizatuma utera imbere. Ni ukuvuga ngo wa mubiri niwo uba ugomba kubanza kwitaho mbere y'ibindi byose. Uyu munsi rero nje kubabwira ku umuti uvura giripe. Hari giripe ijengereje abantu muri iyi minsi, abahanga banavuga ko ari korona yihinduranyije. Ni ukuvuga ngo rero iyi giripe izengereje abantu muri iyi minsi, abenshi bafata imiti itandukanye ntigire ikintu ibamarira. Niyo mpamvu rero uyu munsi ngiye kukubwira umuti wa nyuma ushobora gukiza iyi giripe mu minsi 3 gusa yonyine. Ukuvuga ngo rero niba ufite ikibazo cy'iyi giripe idakira, niba ufite ikibazo cy'iyi giripe umaranye iminsi, ukaba waragiye kwa muganga waranyoye imiti byaranze, dore umuti ugiye gukoresha mu minsi 3 gusa, ukaba wongeye kumera neza, ukaba wasubiye mu buzima busanzwe, ukaba wongeye kwishima, ukaba wasubiye mu kazi kawe. Ni ukuvuga ngo ufata tangawizi ukazirapa neza zigahinduka ifu, urumva urazirapa neza. Hanyuma wamara kuzirapa neza ugafata umwenya ngira ngo murabuzi, ntago nawubonye aka kanya ngo nkuwebereke, ariko ngira ngo benshi murabuzi. Ushobora no kujya ku isoko ukabwira ngo ndashaka umwenya na tangawizi, hanyuma umwenya nawo ukasa nk'uwuvuguta, hanyuma ukawufata ugateka icyayi cya tangawizi n'umwenya. Hanyuma iki cyayi iyo kimaze gushya urayungurura neza, wamara kuyungurura ugasa nk'utereka kikavamo umuriro, kikaba akazuyazi. Iyo kimaze kuba akazuyazi ufata icyatsi cyitwa magaru, ugasoroma ibibabi bya magaru, hanyuma bya bibabi wamara kubisoroma uba wabyiteguye, wabitunganyije, birumvikana uba wabisoromye mbere, wabyogeje bimeze neza, wabikoreye isuku. Hanyuma warangiza ugafata bya bibabi bya magaru ukavugutira muri cya cyayi cyawe, ukavugutiramo, ugakandiramo, ukabivugutiramo bihagije, ugenda ukandiramo y'amazi yayo. Hanyuma warangiza ukongera ukayungurura. Wamara kuyungurura ugafata ibiyiko 2 by'ubuki ugashyiramo, ugakoroga, ukanywa. Ukuvuga ngo iki cyayi ukinywa mu gitondo, saa 6 na nimugoroba. Hari abantu benshi batazi magaru, dore magaru ni iki cyatsi, ni iki kimera. Iki cyatsi nicyo bita magaru, reka yo nyibereke kuko hano ndayifite. Iki cyatsi nicyo bita magaru. Iyi magaru rero niyo uvugutiramo. Ni ukuvuga ngo magaru ikungahaye kuri vitamine C, magaru ikungahaye kuri vitamine E, hanyuma magaru ikaba ikungahaye kuri zinc, potassium ndetse na za calcium. Magaru ikoreshwa mu miti myinshi itandukanye, ikaba ifite ibintu byinshi ivura, by'umwihariko indwara zo mu mubiri, indwara zibabaza,
indwara z'umwijima, umutima, impyiko. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ubushobozi ifite bwo kongera intungamubiri mu mubiri, ikaba ifite ibyo byose maze kukubwira, ikaba kandi yongerera imbaraga abasirikare nko ku barwayi ba sida cyangwa abantu bafite ubwandu bwa sida. Ni ukuvuga ngo iyi magaru yongerera imbaraga umubiri, ikongerera abasirikare b'umubiri bakabasha kugubwa neza. Rero iyo ukoze uyu muti mu gihe cy'iminsi 3 gusa, unywa agatasi mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ntabwo wongera gukorora, ntabwo wongera kwitsamura, ntabwo wongera kuribwa umutwe. Ni ukuvuga ngo ni umuti mwiza ugufasha guhangana n'iyi gripe ndetse izanana n'inkorora. Ni ukuvuga ngo niba iyi gripe yarakuzengereje ikaba yaranze gukira, ari corona, ari gripe, ni ukuvuga ngo uko yaba imeze kose, nubwo yaba ari corona utari ubizi, wowe wayifataga nka gripe kandi ari corona, ihita ikira mu gihe cy'iminsi 3 gusa. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo. Uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza, uhora mbifuriza kubaho neza, uhora mbifuriza gutera imbere mu byo mukora byose, uhora mbifuriza kuramba, dore ko muri iyi minsi hari ibintu bitandukanye tugenda duhura nabyo, hari ibintu bitandukanye tugenda duhura nabyo n'ibibazo bitandukanye bigenda biza utazi uko bije. Ibyo byose rero niba ufite ikibazo, duhamagare kuri 0711169327, hanyuma tugusobanurire ibyo utari usobanukiwe. Hanyuma niba ufite ikibazo gikomeye kigukomereye, tugufashe. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde, Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose. Naho ubutaha. Murakoze, Imana ibahe umugisha, ikomeze ibarinde, ikomeze ibongerere iminsi yo kubaho. Naho ubutaha.